Munyemerere mbere na mbere mbanze mbasuhuze cyane ari nako mbifuriza kugira ibihe byiza mwese. Burya ntukagire ikintu na kimwe ukora utarabanza gusuhuza abantu ngo ubanze wumve uko bamerewe ndetse n'uko biyumva. Urabizi ko niyo umuntu agiye mu rugo runaka kugira ngo bamuhe karibu arabanza agakomanga. Reka nanizere ko kandi akananga kanjye kameze neza katari kubasakuriza cyane, nizere ko ijwi ryanjye muri kuryumva neza. Niba ari sawa cyane rero ukaba utarakanda subscribe waracikanywe, ibuke ukanda subscribe uko rero kunzagira kugira ngo ibitambukano byose ujye uba uri update nabyo 5 kuri 5. Muri aka kanya munyemerere tugiye kugaruka ku munyamakuru Irene Murindahabi ndetse n'umukobwa wamamaye muri sinema ya filime nyarwanda witwa Inkindi Aisha. Ariko mbere yuko njya muri byinshi nirirwa nkatakata hirya no hino, banza umbwire wewe wabyakiriye gute ukimara kubona Irene amaze gushyira hanze buriya butumwa buvuga ko we na Nishimwe Liliane bazashyingirwa kuri 15 z'ukwa munani? Wabyakiriye gute? Aha rero ni nyuma yuko uyu munyamakuru Irene Murindahabi wiyita Kasha Makokero cyangwa se Morodekayi amaze gushyira hanze itariki y'ubukwe bwe n'umukunzi we witwa Nishimwe Liliane. Twakunze kubigarukaho cyane, ariko muri aka kanya munyemerere tuganire kuri uyu mwari w'umunyarwanda Inkindi Aisha nyuma yuko iyi tariki imaze kujya ku karubanda. Ntabwo ari ukubabeshya, njyewe nkimara kubona save the date cyangwa se igihe mu by'ukuri bizabera narababaye cyane, mbaza ngo byagenze bite, kubera ko nari nzi ko uyu munyamakuru Irene Murindahabi azashyira mu mago Inkindi Aisha. Nkimara kubona ko yashyize save the date hanze nkabona n'undi mwana w'umukobwa byarambabaje, ariko ni ku ruhande rwanjye kubera ko umuntu wese agira amahitamo ye kandi umuntu wese Imana iba yaramwandikiye umuntu bazabana. Ariko ku giti cyanjye njyewe nkimara kubona ko Irene Murindahabi yamaze gushyira hanze kabisa save the date byarantunguye kandi ngenda nababara cyane. Nari nzi ko nyine uyu munyamakuru azashakana na Aisha Inkindi. Murabizi ko aba bombi banyuranye mu bihe byiza kandi binyuranye, tubizi ko neza bakundana. Twarabibonye mu biganiro bagiye bakora byinshi bitandukanye kwa MIE Empire kuri iki kinyamakuru cye. N'ubundi murabizi ko bagiye babwirana amagambo igihe kinini, ati ndagukunda n'undi ati ndagukunda, twese baragenda baradukonfirma batwereka ko neza bagomba no kuzabana. Ndetse wenda nabizi ko abantu benshi bari bazi ko Irene Murindahabi asanzwe n'ubundi akundana n'uyu mukobwa Aisha. Iri tangazo rikimara kujya hanze ku mbuga nkoranyambaga z'uyu munyamakuru, uyu mwari w'umukobwa Inkindi Aisha ntabwo yigeze abiteraho comment, nta n'ikintu na kimwe yari afite cyo kubivugaho. Ariko burya ntibakakubeshye inkono ihira igihe, kandi buri muntu wese burya agira umuntu we. Nibwo nagiye nabibona gusa, ariko nanone ku rundi ruhande ukabona ko uyu munyamakuru yafashe icyemezo cyiza cyane, kubera ko Irene Murindahabi n'ubundi yakiza kuba yashyingiranwa cyangwa se agashakana na Aisha Inkindi, kubera bombi bari basanzwe babazi mu ruganda rwa filime. Ntabwo byari kuza kuba byiza cyane nk'uko bimeze kuri ubu ngubu. Yamaze gutangaza uyu Nishimwe Liliane, umukobwa w'ikizungerezi kabisa utarigeze agaragara cyane mu itangazamakuru, birarenze byatari kabisa. Kuvuga ngo rero ku itariki y'ubukwe umunsi Irene Murindahabi azaya batema agakote n'umugeni yambaye agakanzu, uyu Aisha nawe azataha ibirori nk'abandi bose kabisa, nawe agende yicare nk'abandi batumirwa bose maze ahanga amaso ibirori bya Kasha Makokero. Ntago byoroshye habe na gato. Irene Murindahabi ashyingiye Niyo Bosco, ashyingiye Vestina, ndetse nawe ahise akurikiraho aravuga ati reka nivire mu busore kabisa. Gusa nyamuneka ngiye simbabeshye, nkimara kubona iriya save the date naratunguwe cyane, ndetse cyane bikomeye. Hano rero sinzi uburyo nabona mbibabwiramo, gusa ariko nyine ku rundi ruhande ni byiza cyane. Congratulation, iri jambo mpora ndivuga uti congratulation kuri Irene Murindahabi, kubera ko ni iby'agaciro gakomeye cyane. Burya gufata umwanzuro mu buzima ni byiza, kandi burya umuntu wese uvuye mu busore agatera intambwe yerekeza kuba umugabo, nyine ababaye umuntu w'umugabo birumvikana bateye intambwe nziza cyane kandi abakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Nje rero ndumva nahita nanasoza gutya, ahubwo ngewe amatsiko nari mfite ni ukureba comment zanyu uko ziri buze kuza zimeze. Mwandike comment mumbwire murabibona gute ukimara kubona iriya save the date, wabyakiriye gute, wabibonye gute? Comment zirafunguye kabisa, duhurire muri comment mwandike mumbwire uko mubyumva kabisa.